sinjye nco ku ruhande ariko Scovia ni indiscipline. Abakongo bandi bari banditse ibihabanye n'ibyabereye mu nama. No minister araza arabasubiza mu gifaransa. Amaze basubiza mu gifaransa. Witwa Scovia rero ajya gutambuwa n'abahungu be kuri mama rwa Gasabo bamaze gutambuwa. Urumva bakoramo makosa. Minister aragenda azana link y'ikiganiro cya YouTube. Cya mama rwa Gasabo arababwira ati ariko rero ibintu mwasobanuye mo hano ngo nibyo navuze sibyo navuze. Ibyiza nuko mwashaka abantu bazi ururimi neza navuzemo. Yareka kajya babafasha gusemura ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo next time amakosa yangaya ibyo bintu minister ntabwo yabikoze. Se utaranumva nibyo ndimo nakubwira ibyabaye. Yarabikoze yarababwiye kuri Twitter yarabanditse. Uziko usanzwe uvuga ko Scovia atize nkagira ngo buri muri ikinira. Noneho urumva minister aranabashimira cyane avuga ati rwose ubutaha muzajye mushaka abantu bazi indimi nyine babafashe gusobanura no gusesengura ibyo muri muravuga. Urumva ibyo navuze ntabwo ariko mwabisobanuye arigendera. Scovia aho kugira ngo noneho agira ahantu byabereye rero ikibazo. Scovia aho kugira ngo aze wenda ceceke cyangwa se wenda avuga ati I'm so sorry. Urumva yaraje arisobanura avuga ko ngo we yararimo aravugira abantu bazamushuba ati hatagirwa amashuri abo mu Kinigi hataba amashuri mbese hataba n'umuntu n'umwe z'ururimi. Uri kumva ndetse anamucyurira we ko yize za la Colombiere no anamucyurira ko ngo yize za Ecole Belge ndetse no hanze ariyo mpamvu avuga izo ndimi. Uri kumva reka ubwo Scovia yashatse kumenyesha iki nyine no gupinga ari nko kwakunda ati nanjye turageranaye ati nge suko mbayeho nyine ibintu nk'ibi uzabaze ni muri ubwo buryo uzabaze yewe suko nka Scovia ko nabonaga najyaga numva Scovia yajya avuga ibintu avuga ikinyarwanda agasesengura ari ukuntu njya mvuga sibyo cyangwa ari ukuntu ujya uvuga nkajya kumvukishijemo nk'akongereza nkajya kumvukishijemo nk'agafaransa nkanjye kenshi murabizi ko ntajya mvuga amagambo atanu ntarashiramo nk'akongereza kari intellectual urumva ariko Scovia najyaga mwumva nkajya kumva na hantu na hamwe ajya avuga ngo akishemo nk'akongereza cyangwa agafaransa habe n'agaswahili. Kumbe eventually byaje kugaragara neza twizera Colombiere ariyo mpamvu atabikora ashobore kuba yarize ku kigo bita Gacundezi High School. Byaje kugaragara ko atize. Urahazi je mu mutasi Gacundezi narazanya urema uzi ibintu byabayeho tu abantu bose baramubwira ati wabeha kuzibara nguko zibara nza kwibuka ko yafunzweho kandi wenda ashobora kuba atararangije kiriko rimara ikomeye muri gereza ngo nguki yafunzweho wasanga mpamvu atararangije. Iryo jambo ntabwo urimo urarivuga neza urarivuga tureba hirya kukubwira kubera ko yafungiwe 19 ashobora kuba ataragiye kuzana diplome. Ibyo ni harabika yarabika ubuduzi nsimvuga ibyabaye byarabaye baza Taifa nimba mbeye Taifa yakaba yakuvugiyemo yaza kuba ari ukuri Taifa yari kuba yavuze yari kuba yakora Taifa ukuri kwikise katafunzwe yarafunzwe cyane na Taifa araharabitse yarafunzwe pe yarafunzwe biri seriye ntabwo mubizi se ahubwo kereka ni muba hehe ubwo wari uwuhe mwaka sinibuka ariko hashize igihe ariko Taifa umuntu w'umugabo nkawe
ushobora guharabika umubyeyi. none se njyewe sinshobora gukora ibintu bigize icyaha ntago nabeshya. Karame iyo nkuru ni kimoma ntawe utayizi. ukuntu nge bivuga nabi ngo ntiyagiye gufata diplome. Bya diplome nge nibyo ntazi. Yagiye urumva ko nge nabaravuga ngo ntago agiye gufata diplome ngo kubera ngo yari yagiye uravuga. Nge mvuga ibyo nasubiramo. Nzanyicurize gufunga umunsi mwumvishe nishimye ko umuntu bamufunze. Ariko kwa yampano ko Dumba yicimye. Kwa yampano gashobore kuba karimo kakura ariko karimo. Dumba kwavuze ngo warebye Dumba tayiparika mubwiza ukuri. Umva Dumba Reka nkubwize ukuri tayipa. Nukuri kw'Imana yampano yarampimukiye. Ubwo ndimo ndabivuga ku giti cyanjye ntitayeho abantu icyo bashobora gutekereza, ariko umutima wanjye ngiye sirakwifuza ko bamufunga. Ntabwo nabyifuza ko bamufunga. Reka none okay kanemere yego ndabyifuje, ndabyifuje ko bamufunga. Njyewe ndungukira he? Uzi aho kugira ngo bafunge y'Amana icyo bankorera, bamumfatira bakamuzirika ku giti, bakambwira ati Dumba mukubita ingumi ushaka, nkamukubita ingumi mu nda, nkamukubita ingumi ku mutwe mu maso, nkashira umujinya, ariko niba mufunga koze ndabizi ko naje kumukubita ingumi zanye zigera nko kuri 20 zenyewe ndaje gukora push ups zanjye 50, umuhungu abashora kugenda bakamuvura akongera agasubira bakagenda agakora umuziki. Ingewe nico gihano bambwira nako, ariko kugira ngo bafate yakomeretsa bigize icyaha. Noneho mu gihe bidashobora nanjye nkaba ntashobora kubikora, bidashoboka nanjye nkaba ntashobora kubikora, ubwo ibimubaho byose nirebera ku ruhande, sinishime ariko simbabari. Ariko ngiye bambwira ati Dumba y'Amano twamukorera iki? Atambwira ati mumufungire ya mugire ngiye wikwitira ingumi, umwihera igihano. Emwera igihano. Njye ahantu ntuki wacu muri Zambarara cyangwa bo mu Mutara duhuje umucyo barabizi. Ubundi akagabo kakwiyejejeho kakayenjeho icyo dukora turavuga ati tugende duhezanye. Ugapfukama ukama amaboko yawe nkayafata, urumva nkakubwira ati vamo, byakunanira kuvamo nawe nkaguha yanjye, urumva nkakwikuramo nkakugira gutya ngo sha wakibwaho. N'ahantu twongeye guhura ukaba ubizi ko utazankinisha. Ibyo bintu urabyumva? Imfura niko zirwana. Ariko njye ntabwo nshobora kwifuza ko y'Amano bamufata bakamutwara mu gihome ngo amare y'imyaka 7. Urumva nubwo amakosa aba yayakoze n'iki ibyo bindi nibindeba, ibyo bazamukatira sibyindeba, ariko ni I don't really ntabwo nabyifuza, ntabwo ari ibintu namwifuriza tu. Urumva ntabwo ari ibintu namwifuriza, ariko yarampemukiye we, yarampemukiye. Ase ninde wari usigaye ari manager we? Nta manager yagiraga. Ase ubundi nkawe wamurebeye kure nta gikobwa wamubonyemo? Nta gikobwa reka ibi ibintu bajya bavuga ibintu by'ubutinganyi. Nta gikobwa buriya ra? Ibintu by'ubutinganyi y'Amano njye ni amagambo numva eminyawe yabivuze. Uwitwa Future Simple aravuze ngo Dumba uri imbyarya. Reka mubwire Future Simple mu muco wacu wa Kinyarwanda kirimo kiratuka ahubwo kubindyarya nabyo. Uyu Future Simple arafata hose we. Oya nta kibazo, kubindyarya nabyo turabishaka. Urumva ari abantu bajya bavuga, urumva
ngo njyewe ngo mvugisha ukuri, ngo njyewe ngo mvugisha ukuri, ukagenda ukavuga ukuri kose. Muzajye mugenda muvuga ukuri kose muzi murebe. Ubundi kuri ndyajya ni umuco wa Kinyarwanda. Urumva mama wawe ntabwo ashobora kugera aho ngaho akagenda agahina nyoko agahina, warangiza ngo ukavuga ngo kubera uvugisha ukuri ukagenda kuri karubanda ukagenda uvuga ngo mama yahenye, ngo mama yahenye. Deka ibyo ngibyo ntabwo wabikora. Urumva rero Taifa yo ibyo bintu uba wibaza ko njyewe Yamano namwifuriza igifungo. Ndabizi niyo mpamvu abantu barimo barambwira ngo Dumba ngo urishimye ngo ubungubu ngo Yamano ngo bamufunze. Reka njye Yamano arangije Yamano n'ibintu birangije gukemuka ibintu byacu n'iki Yamano ntabwo nigeze mwataka nta n'icyo nigeze mvuga. Njye navuze kuri Irene duhuje probably branding, duhuje ushobora kumva ko afitemo n'ubwenge n'iki niwe ari kumenya ibintu ukuntu byari bimeze. Yamano ntabwo nigeze muvugaho. Yamano ntabwo nigeze muvugaho ko zinumvaga ko erega hari umuntu tudahuje, ari umuntu muba mudahuje imibereho, mudahuje ubwenge, mudahuje ibyo muzi, ku buryo ibyo uvuga ashobora kumara iyindi myaka 4 kugira ngo understanding uburyo uvugira ibintu uko bivugamo cyangwa ubumenyesheje iki. Ngo umuntu rero nta kuntu wagenda kumuganiriza ngo cyangwa kugirana conversation nawe iri constructive. So Irene niwe muntu njyewe numvaga ko nabwira nk'ikintu n'abandi bantu bakanabyumva ko probably ibintu byambabaje cyangwa ari ibintu nyine byari biri serious. Singa Yampano nkakura live nkavuga ati Yampano umuntu nkawe Taifa wari kuzinduka mu gitondo ukahitumbwira ngo Dumba ndamugaye. Urumva bijyanye n'ibintu navuga n'ibintu none ashobora kuzinduka mu gitondo akavuga. Dumba agenda Irene wari utangiye kumubaga. Irene ntabwo ari ukuba ko namubagaga. Irene ni umuhungu nerekaga ko sometimes umuvandimwe buruta amafaranga se tunabidanze. Ngo Dumba waratudese bikuta duhiza Irene. Oya ibintu byereka abantu twese tuba tubitse amabanga n'ayanjye baba yabitse. Ariko ziko buriya mbaye nzirutse mu gitondo nkaza hano ngatangira kuvuga amabanga y'abantu n'ayanjye bayakurayo. Kuvuga y'abandi ugasanga nanjye cyana kintaye hanze. Oya ngende umuntu muzima cyane banyarwandakazi bari hano, ngende umuntu muzima cyane. Abanzi baranzi, abankurikiranye igihe kirekire barabibonye. Urumva ariko iyo upfuye ku ngomba ndi ikigoryi. So rero ntabwo nabarenganya. Iyo nsanze ndimo ndavuga igishego gito ariko nafatiranye neza ukambwira ati Dumba mbwira mpita nkubwira ibintu bitomoye. Mu Kirundi babyita gutomora. Ibintu bitomoye, ibintu bizima. Ako soragira ngo abantu biki. By the way guys, abantu bino minsi noneho abanyarwanda bino minsi muribuka ko abanyarwanda bakundaga amatiku bagakunda n'ibishego. Abanyarwanda ibyo bintu barabihaze noneho. Amakosa ajya bakora microphone noneho by'umwihariko nk'abapresenter. Iyo ufata telefone noneho z'abantu baguhamagara bakubwira ngo udahari ikiganiro nago cyakorwa, udahari ni wowe radio. Adams avuze ibintu nawe ngiye kuvuga neza nyine. Ni wowe radio udahari nago yabaho. Ibyo ngibyo nibyo nabwiraga bya FM. Microphone ni gutyo zagiye zangiza abantu benshi kanarangira burundu yumva ko ikwera ko abantu bamubwiye gusa ngo urakaza. Noneho iyo bakohereje cyane ngo no uvugira rubanda yewe uravuga mpaka ukumva ko wavugira n'amahanga. Ngubeshe wallahi abantu nago bajya bamenya limit nago ngubeshe
ntabwo umuntu ashobora kuvuga amenye ngo genda garukira hano. Abantu baravuga bakavuga bakakohereza bakakubwira ngo we vuga. Ibyo ngibyo ni ibintu bimaze kuba ku bantu benshi, ni uko baba badashaka kubibona cyangwa se abanyamakuru bagenzi bacu baba badashaka kubyumva. Nk'ubu ngubu abantu bose bariya mubona bazira gukangisha itangazamakuru ni ibyo ngibyo ngo genda aza kukuvuga genda aza. none se nawe atuye muri za Mushaki kavuga ngo abanyarwanda ngo za Mushaki na za Kiyombe nawe ni hatuye. abo ngo nibo batazi izo ndimi. None se ariko mana yo mwijuru, ni ukuvuga ngo we yabonye abo banyarwanda bazamushaki yavuze musobanurire neza uko bimeze. Abo bahungu ntago babyumvise ntago babikurikiye urumva. Nuko abo banyarwanda bo yabonye urumva amashuri atarabagezeho nibo ngo yagiye kubariza vacant discipline. Hari ibintu umuntu akagombye kugira aho agarukira. Ni twese ni ukuvuga ngo urumva ni ukuvuga ngo yahise asaba urumva minisita bamwoherereje link baramugaze ko ibyo tubona urumva turakotinga ikigo cyizewe urumva ibyo tubona wavuze urumva njye sinjya nshoko